inyenyeri ijya yibwa. Aya magambo naza kuyagarukaho mu kanya gato cyane, ntimugire ubwoba. Ikindi cya kabiri kikwereka neza yuko inyenyeri yawe yibwe cyangwa irimo ikoreshwa n'undi muntu. Buri gihe uzahura n'ibibazo kugira ngo ugere ku kintu bizagusaba imbaraga nyinshi. Icyo abandi babona très facilement cyoroshye mu nzira ziborohera, wowe urastragoringa ukabira icyuya ugasanga ibintu byakugoye. Hindura mindset yawe, menya ko wibwe uhaguruke. Wakoze, wavunitse, ni ikintu cyaga tunakubwiraga cya kabiri cya gustragoringa urakora ibyo ukora ariko mu buryo bukugoye, ugasanga depense cyangwa ibisohoka iwawe biragenda rwose, bikagenda bikagera kure, bigatwara ubushobozi bwawe. Ukisanga nubwo uvunika mu mwaka nta raporo wakwiha. Uzasanga yagiye mu biryo, yagiye mu kwa muganga, yagiye mu bitamenye ibyo ari byo, amafagitire utazi yava, byose bikaba ikibazo. Kandi ugasanga buri gihe nta migisha uri kubona, ibyo wafashe ntibikunde, bakasoninga ibyo bakubwiye. Ugasanga ni iki kimenyetso cya kabiri kikwereka yuko inyenyeri yawe yatwawe. Amahirwe, kanivugira ijambo, amahirwe yawe yibwe n'undi cyangwa undi arimo yakoresha. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana n'umugambi w'Imana bibe ku buzima bwawe bwa minsi yose, kandi umwuka wera w'Imana akomeza kuza umwe muherereye hirya no hino ku isi. Reka maze nisuhurize abantu mutuye Gahanga, aho aho ministeri ikorera, kamwe Kigahinga za Gahanga ya Kicukiro, abi Kigali mwese mu turere tutatu two mugize umujyi wa Kigali n'utundi turere dusigaye two mu Rwanda hose. Ndabakunda cyane, Nyamasheke mpamagara, mukomeze mpamagare, kandi muri iyi minsi ndabanezerewe. Je nubwo mbona ndebwa n'abantu bari mu Rwanda benshi, ntabwo ndumva bineje cyane kuba mu nkurikira muri 69% n'ibintu bya mbere byiza cyane. Abo muri Amerika na Canada namwe biburayi mwese, Imana bampera umugisha. Abo muri Aziya ntoya bari muri Oman ndababona, bari muri Saudi Arabia ndababona, nange mwese aho muherereye muri za hose muramvugisha, bari Kongo nyabone burasirazuba bazi Kinyarwanda, bari Burundi cyane Nshuti kadasohoka, bari muri Tanzania mu Kinyarwanda, bari Uganda. Ndamushuhuje cyakwera nawe uhagaze aho ngaho arahaza hari muri icyo zantunga muhirya na Imana guha umugisha. Nawe mwese muri aho Imana bamuje mu izina rya Yesu. Nagira ngo dusenga Imana nabasezeranje yuko mu biganiro bizakurikiraho niyo ibimenyetso byerekana yuko wibwe inyenyeri yawe. Ni ibihe bimenyetso? Cyangwa wabwirwa n'iki? Wamenya gute ko wibwe ibyawe n'umuntu wari we wese? How to know your star is stolen or manipulated? Yaribwe cyangwa irakoresha. Turagushimiye wera Imana y'amahoro, turagushimiye ko dukunda urukundo rudasanzwe, turagushimiye ko uri umukiza, uri umurengezi kandi uri umutabazi, kandi ko abakwiringiye bose ujye bagirira neza. Ndasabye Yesu kugira ngo urusheho gukora ibitangaza, ibimenyetso n'ibindi birebire wakora mwami, kugira ngo tubashe kugubwa neza, maze umucyo uturasire. Kandi mwami, umuntu wumva bino bintu wese umfashe mwami, abisobanukirwe, abishyire mu mutwe, ko tuzi neza kugambire kutugirira neza. Amen. Imana ibaha umugisha. Ni ukuvuga ngo nkuko nabwo ushaka ko turebye ibimenyetso ko ugenda bisobanuka, ni gute wamenya? How to know your star is stolen or manipulated? Yaribwe cyangwa ikoreshwa nande? Nuvuga ngo your star cyangwa se ikintu cya mbere bibanza kuva mu nzozi, mu kurota. Uri mu ishuri rya kera wahozemo, kurota utsindwa mu bizame, kurota ubona abanzi baguseka, rimwe na rimwe no kurota ubona ukubitwa, no kurota ubona uri mu marushanwa ari ugasanga uratsindwa, ndetse no kurota ubona uhura n'ibintu bikomeye. Nizanzo zimbi ugenda uhura nazo.
Cyo ni ikimenyetso cya mbere kikwereka uzarota abapfuye, uruhama mu mazi, wurira umusozi, mbega uhura n'ikibazo, usubira ku misozi ya kera, usanga urya inyama, wiganira n'abana bapfuye batakibaho, rya shuri rya kera, ya myenda ya kera, mbega ukabona ibya kera byose rimwe na rimwe mu nzu zimwe biragarukamo. Icyo ni ikintu giteye ubwoba, ariko ugomba no kumenya ngo kuki ntabibona. Ukabona utsindwa mu kizame. So you can be dreaming backward, dreaming in the school days, dreaming failing in exams, dreaming your enemies laughing at you and sometimes beating you, dreaming your competitors taking your position or your office. No kuvuga ngo ibi bintu ugomba kubyumva ko nibikubaho, nuvuga ngo uzasanga mu kwanzuzi warose mana ndisobanura buri munsi, kurota wibwa, imodoka utazayiparitse nta niyo ugira, kurota ibintu ugenda ubura buri munsi bagutwarira bag. Ibyo byose nagiye mbibasobanura murabyumva, biri mu bimenyetso byerekana ko inyenyeri yawe yatwawe. Urugero rwiza naguha ni umwana witwa Salomo. Mwibuke neza ko Dawidi yabwiye Betisheba ngo umwana we niwe uzasimbura ku ngoma, ariko mu gihe ngo yari atakireba Dawidi, umuhungu ya Adoniya ajya kwiyimika, ashaka n'abatambyi, ashaka n'abahanuzi, bamujyana hano kumwimika, ngo urusaku rurakomera ngo Adoniya ni umwami. Nyina bimenye ahita yihuta ajya kubwira Dawidi ati kuki wambeshye no kubera iki? Ati nakubeshye iki? Ati warambeshye, wambwiye ko umwana wanjye ari uzima ingoma, ariko dore Adoniya yabaye umwami. Ninde wakoze ibyo bintu? Ajyana na Biyatari abyibuka, ngo maze umwami ati siko bimeze, nimwakira igare ryanjye, yagiye kwiyimika, ntabyo nakoze. Ariko urumva iyo Betisheba ataza guhaguruka ngo arwanire uburenganzira bw'umwana we Salomo, yari gutakaza ubwami da. Kwera yajyanye Biyatari, ajyana abakuru b'ingabo, ajyana abantu bose bakomeye kwande, kuko Adoniya yacunze isa amaze gusaza, aravuga ati inyenyeri tu ya Salomo ndayijyana. Kandi yari igiye, Salomo nta habari, nta makuru yari afite, amakuru yarazwi na se na nyina wamubyaye. Arangije kuko barafite ibyo mutekerezaho. Ni amagambo tubona mu gitabo cya kabiri cya Samweli, ushaka wayasoma ukumva uko yamwimitse. Inyenyeri ijya yibwa. Aya magambo naza kuyagarukaho mu kanya gato cyane, ntimugire ubwoba. Ikindi cya kabiri kikwereka neza yuko inyenyeri yawe yibwe cyangwa irimo ikoreshwa n'undi muntu. Buri gihe uzahura n'ibibazo, kugira ngo ugere ku kintu bizagusaba imbaraga nyinshi. Icyo abandi babona très facilement, cyoroshye, mu nzira ziborohera, wowe urastragoringa, ukabira icyuya, ugasanga ibintu byakugoye. Icya kabiri, gusohora amafaranga no gusohora imbaraga kuruta kwinjiza, uzabisanga buri gihe dépenses ziri hejuru kuruta les entrées. No kuvuga ngo outcome cyangwa se ibyinjiri wawe biba bike kuruta ibisohoka iwawe. Twumvikane, uhembwa amafaranga ota, ariko wa munsi wabonye agasheke cyangwa message kuri telefone ko baguhembye, ugahita wakira ibibazo bikubye karindwi ya mafaranga wabonye, kugira ngo uhore uri hasi satani yakuribasa. Ni ikimenyetso cya kabiri cyerekana ibyo bintu. Struggling to do what you used to do smoothly. Ibyo mbo gukora abandi biborohiye bikaborohera ariko wowe ugasanga wapi uhanaguye icyuya. Kabiri, kwiyongera kw'ibikenerwa mu buzima bwawe kuruta ibyo winjije, biciye mu ndwara, ibibazo byo mu muryango, n'ibindi bigoye, n'ibindi kuvuganyeho byose. Guhora buri gihe ibintu bishira mu buryo bwawe kuruta kugira saving, yaba y'amafaranga, yaba y'ibiryo, stock ntayo, no gusanga buri gihe urimo uterwa akabazo n'ingorane. Rimwe na rimwe kwica amasezerano bagusezeranije, guhagarika ibyo bakubwiye, ugasanga ibyo byose bikuzanyemo akaga. Cyo ni ikimenyetso cya kabiri cyerekana yuko inyenyeri yawe yibwe cyangwa undi arimo ayikoresha. Barayigutwara pe, nzakubwira uko bayitransferaho. Wewe gusa mba hafi kuri cyane ikiganiro
kore subscribe kandi umuntu ubona abona ibimenyetso nawe umuhamagara umwereke mbe kino kiganiro kandi koko nibyo kubijyanye na salary ndibaza ko hari uwanyumva hari n'igihe ugera utari kuwampa miliyoni byacamo miliyoni ukayibona ariko ikimara kugera kuri telefone umwana mu rugo yarwaye nyoko yarwaye iso yarwaye nyirinzu yateyemo nyiri gahunda yateyemo none ugasanga buri gihe nta ntambwe ugira mu buzima ahubwo uhora aho hasi kandi bimvuga no muri Amerika bariho kandi mutuma muri amadolari namwe nuko bimera ntimwatora mu muhanda niburayi nuko abantu dufite ikibazo turakora tuyuhakuya ariko nta gutera intambwe ngaho mbwira kandi uko dukora niko dusaza kandi uko dusaza niko tuzasaza nabi niba utabasha guteganya uko uzabaho uyu munsi wabiteganya bikanga bivuze ngo nguki rero bizakugora no kuvuga ngo ubundi abanyarwanda baciye umugani ngirango n'abarundi bawumviraho ngo igiti uzota uri umusaza ugitera ukiri umusore none ibaze saving uri umusore yakunaniye saving ugifite imbaraga yakunaniye nibyo wageraho byakunaniye mu busaza bizamera bite pansiyo uzayikura ko n'amafaranga ya pansiyo n'abari makeya uzabigenza ute uzasaba uzasara uziruka uzabigenza hindura mindset yawe menya ko wibwo haguruke wakoze wavunitse ni ikintu cyaga tunakubwiraga cya kabiri cyaga gustruggling urakora ibyo ukora ariko mu buryo bukugoye ugasanga depense cyangwa ibisohoka iwawe biragenda rwose bikagenda bikagera kure bigatwara ubushobozi bwawe ukisanga nubwo uvunika mu mwaka nta raporo wakwiha uzasanga yagiye mu biryo yagiye kwa muganga yagiye mu bintu utamenya ibyo ari byo amafacture utazi yava byose bikaba ikibazo kandi ugasanga buri gihe nta migisha uri kubona ibyo wafashe ntibikunde bakasoninga ibyo bakubwiye ugasanga n'iki kimenyetso cya kabiri kikwereka yuko inyenyeri yawe yatwawe amahirwe kanivugira ijambo amahirwe yawe yibwe n'undi cyangwa undi arimo yakoresha cya gatatu kugira icyo misfortunes kuba ibyo abandi bafite bwa butunzi wowe usanga buri gihe umisingana nabyo kandi abimbwira abangaba ntabwo ari umuntu uciye mu rugo ari umushomeri oya ndabwira uri mu kazi ndabwira uri mukora akazi ndiyagana ngo ayigripe niko bimeze ariko sinahagarika umurimo w'Imana ndetse n'umwuka buri gihe wo kutagira umugisha mu buzima bwawe misfortunes and the spirit of bad luck amahirwe mu buzima ubu ubonye ko mugiye kumvikana ejo ntubone hanyuze ukubwiye ibi ejo ntabikora wajya kugera kuri iki ugasanga wasubiye hasi wagera kuri ibi ugasanga wasubiye hasi wahura n'umuntu atari ko nahoze ngushakira akazi ndakubura none mbigenze gute mwamara kuganira yakubwira gutyo atese nabuze nimero yashyiramo nimero agasanga aragufite cyo bita kunyurana n'amahirwe y'ubuzima bwawe mu gihe abandi ubona ko bikoroheye wabyiyemeje watashye ubyemeye kandi wasanze uri ku buzima bwawe icyo ni ikintu nacyo cyerekana ko inyenyeri yawe yibwe cyangwa ikoreshwa n'undi muntu muri make amahirwe yawe umugisha wawe hari undi wicayemo hari uwicaye muri urwo rugo agomba kujyamo hari uwicayemo nagomba kwicayemo hari uwicaye muri make uranyazwa ariko nta mahabara ufite nyamara urimo urakora ntabwo bizi icyo cyerekana neza ko ukwiye gusenga Imana tukaganiriza ikindi ugomba kumenya neza cyane kuba ukora uko ushoboye kose kimwe cyapfa ugafata ikindi nacyo kigapfa ugapanga ikindi nacyo kigapfa buryo ugasanga uribaza ngo why not me God bipfira he bigenda bite ko ngerageza mwuka mubi nta kindi kibigutera ndetse ugahindura ukapurika ugasaba akazi ukagerageza ukitwara neza ukabinyanga mugayo ugasenga yitatu ayirindwi mbe ukirinda ntugire ikintu ukora n'icyahashwe data ukigira umuntu uraho ugategeza ariko ukisanga buri gihe uri down nicyo ugiye gutangira ahubwo gitera imbere kigapfa cyose kuburizwamo k'amasezerano yawe kuburizwamo k'agahunda k'amasezerano no gusanga buri gihe wisanga ahantu hatari ngiki kintu gikomeye
aha hantu ugomba guhita usenga Imana ukamenya ko umugisha wawe watwawe n'undi cyangwa wibwe. Ibi ni ibimenyetso simusiga, ibintu byihorera. Icya gatanu, gutabwa n'abantu, kwanga kurekurwa n'abantu, no gukoresha inshuti zawe n'abo mwabanaga bakakwanga, ndetse n'abo mwavuganaga bakakwihorera, ndetse bakaba batanaguhamagara ngo munasangire n'ikintu. Hahandi bisaba ko ari wowe uhamagara, bo batagishaka kukuvugisha kuko bumva badakeneye kuvugisha rwose. Urumva? Ibi rero ugomba kubyumva ukabisobanukirwa. Nicyo ndimo nkora research. Ikindi ukwiye kumenya ni rejection, kwangwa n'abantu ndetse no gutabwa n'abantu, cyane cyane n'inshuti zawe zikakuvaho. Hahandi usanga batanaguhamagara ngo muze musangire ibi na invitation ntagutumire, mbe ukibaza ariko ndasa nabi, nkora nabi, navutse nabi. Ibi byose ukisanga uri wenyine, meme no mu rusengero ugasanga nta nubwo uri muri korali nta muntu kwita, wanasiba nta wabimenya, ariko uzi kuba mwise abantu batazi ko hari. Ariko ubura nuko mutaramenya ibintu biryoha, ariko uzi kubura ahantu mu itorero cyangwa kubura ahantu mu rugo bakumva absence yawe irakomeye, ariko ibaze kugera ushobora kubura bakumva nta cyo babwiye. Ikibazo gikomeye aho kwicara ku telefone yawe wihamagaza abantu ko ntawe uguhamagara. Ni umwuka wo gutabwa, ni ukwanga n'inshuti zikakuvaho, kwangwa n'abantu n'abaturage. Wavuga bikaba intambara, wakora bikaba intambara, washaka bikaba intambara. Ikintu cyose ugasanga baragenda bagushyira hasi, bakuminimiza, baguhindura utari we. Wagombye kumva no kwitegereza no kureba no kumenya no gusobanukirwa. Aha niho hagaragara ko hari imbaraga zitari zo. Aho wagombye gusenga ukakira kujugunywa. Ikindi cya gatandatu, kutajya urenga urugabano, icyo twita limitations. Ibi ndabivuga. Burya hari umuntu ugira gutya, yagera ku mubare runaka w'ibintu runaka bikongera bigasubira hasi. Ugasanga muri we grafike ni gutya, hejuru hasi, hejuru hasi, ukazamuka, ariko wagira ngo ugiye gufatisha ukongera ukamanuka, ukongera ugatangira bundi bushya, ukongera ugahasura, ugakora, wagera hejuru ukongera ukamanuka. Ibyo byose bikaba impamvu yo kubangamira rya terambere ryawe. Limitations, family limitations, kutagira ahantu urenga. Ugasanga kandi urwego urimo ni rwose yari arimo, ni rwanyu bari barimo n'urwiki rwose, kandi ugasanga ni ikibazo kikugoye, ukibaza mu gihe nakoze iki. Nubango uko byaba bimeze kose, n'icyo wagirageza cyose, ugasanga wapi hariho barriere. Ukava muri iki bikanga, ugacuruza inkweto wagira amafaranga bikanga, wajya mu myenda bikazamuka hejuru bikanga, mbe ugahindagura bikanga. Ugasanga no matter how you try, you not pass certain point, harutagera. So no kuvuga ngo nuvuga ngo ikintu limitations, no matter how you try, you know long past certain point. Spiritual mark seems to be your full stop. Akadomo. Ibyo ugerageje byose ugakora, wagira ngo bigiye kuboominga bizamuka, ukabona akadomo karaje ngo full stop, gasubira kwitapi, kongera ugatangira bushya, inshuti bushya, akazi bushya, urugo rushya. Buriya mujya museka abantu ngo umuntu ashatse ingozi ngo abagore bangaha biruka cyangwa abangaha birukana, mwibarenganya, agira ngo ajye kuryoherwa n'urugo rwe, hakazaho full stop, umuntu agahita amanuka. Ndagira ngo ubankurikire umuntu murabyumva, mukomeze mukore subscribe, kandi ibi bintu ubigire mu gihe limitations, no matter how you try, cyangwa se limitations, no matter how you try, you no longer pass a certain point. Haraho utarenga. Spiritual mark seems to be you full stop. Garukiraho. Warugeza ahantu hejuru, wari abantu bashaka za provisoire zigashaka, yajya kuri definitive, provisoire karangira, akongera agasubira gutangira n'akanayibura.
icyo ugerageje gukora undi akagerageza agakora ibya YouTube turakaza agafungura channel yasanga nta mafaranga akabara dropinze undi akagira ishuti akagenda akaganira yagera kuri top kubera iki hariho aho utagomba kurenga hariho akadomo satani yashyizeho k'amafaranga runaka ari n'abagera ku modoka zigashira zose kwenda n'amaguru cyangwa umuka mubi waho gutera uruzerero wagera ku nzu ugiye kubi yawe ikabya banki cyangwa gasanga avuye ikibazo hari n'abagura ibibanza agaca nk'umuhanda ntibanabishyure bibaze miliyoni watanze kibanza gipfuye ubusa so is a certain point nabwo ni point utagomba kurenga akandashaka ukavuga cyane ariko mu mere nka Betisheba wasanze umwami ati kuki wambeshyura umwami ntiwavuze ko umwana wanjye azaba umwami kuki Adoniya yabaye umwami ati nge ntago ryamutumye gahita ashaka undi mutambye kubera iki Adoniya yatwaye Abiyatari atwara umugabo w'ingabo bajya kumwimika bararya baranywa ahinduka umwami iyo atavuga Adoniya byari kurangira gutyo kuko wabari hafi ya Dawidi bari basanze Adoniya kandi Adoniya uko hirya ya Salomo w'imfura wari upfuye yarakurikiye Adoniya ariko Salomo w'umwana ntacyo yaraze iyo nyina adahaguruka bamwe ko ntawo dufite. So the limitations, no matter how you try, limitations, no matter how you try, you no longer pass a certain points. Aho utarenga, hari aho utagera, hari icyo utabona, hari icyo udakora, hari ugeraho bikananirana, hari amafaranga ugeraho Satani aguteza uburwayi n'ibyago, hari imyaka mu muryango mugeraho mugapfusha muri iyo myaka, hari imyaka igera ukabona birayangaye. So kandi akaba ari umwuka w'ikimenyetso kuri wowe witwa ngo full stop. Bakakuroga pe, bakaroga cano, bakaroga akazi, bakaroga ubuzima, bagatwara inyenyeri ugasanga n'ibimenyetso byerekana yuko uri under kase cyangwa se ko inyenyeri yawe yatwawe kandi maze gutwarwa iragenda ikuvaho burundu. Ni byiza ko mumwe bw'abera ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bwahinduka. Iyi ni cano yawe ni y'abanyarwanda n'abantu mwese abanyarwanda bose ni yanyu. Biragusaba ko ugomba kumenya ese koko ni urwego ngezemo. Cyakarindwi nihuta nukumva waratakaje ibyiringiro ugatakaza ibyo wari ufite no gutakaza iyerekwa ryawe. Feeling hopeless and lacking passion for your vision, your destiny. Kumva uri hopeless, nta byiringiro, ugaceceka, Imana irabizi, reka ngire gutya, narasenze biranga, mbega ukumva muri wowe ufite feelings zo kutakaza ibyiringiro mu buzima bwawe. Nta hantu na hamwe wumva hakomeye, ukumva wabitakaje, ugatakaza ibyo wumva ukora guhangana kwawe, ugatakaza iyerekwa ryawe, kuko inyenyeri yawe nta yigihari, ndetse ukumva ufite ubwoba bwinshi bwo mu mutima, ndetse ugasanga icyerekezo cyawe ntikikunda, ndetse no kugerageza bikakura nuko ashobora kabikora, kandi ugasanga buri gihe wumva hari imbaraga watakaje utabasha kugarura muri ibi bintu uko bimeze gutyo. Ibi bintu uragomba byitondera, ntago mvuga ibindi ndabyihorera. Ibi ndabyihora kubinda cyo shaka nuko wumva aya magambo, bisigaye nzabikomeza ubutaha. Kuko turimo turumva amagambo yose ayo dusomye. Nukuvuga ngo mu gihe cyose feeling is hopeless and lacking passion of the vision, when the star is no longer there, you feel worth, and your passions, your vision is no longer there. In fact, you feel a certain energy is no longer there. So nukuvuga ngo ibyo byose ukumva bacitse intege, naragerageje ntako nakoze, ni ijambo numva n'abarokore benshi harimo nawe. Ngeri tajya rimba ariko buriya naragerageje byaranze, narakoze nibinyemerera, nagize gutya ntibyakunze, nagize ukunuku ntago byankundiye, byaranyangiye, ndagize ukunuku biranga, mbe ugasanga ntambaraga ugifite. Itonde rero, gerageza gusaba kwinyenyeri yayigaruka. You can reclaim your star again. You can stop anybody, anywhere from manipulating your star. Ugomba kugerageza
kurekarama inyenyeri ikagaruka. Ikindi ugomba guhagarika umuntu urimo ukoresha ibyawe bucece ukamuhagarika, ndetse warangiza ugasaba Imana kubibonekamo nk'uko yagaragaye hagati ya Yakobo na Labani. Ubwo Labani yamunyagaga ibihembo inshuro 10, anamukurikiranye kugira ngo amwice. Imana iramubwira ngo ntumukoreho, ntumwegere, kuko niba hari umuntu wabemo n'ikibazo ni umugabo witwa Yakobo. Kwa nyirarume amunyaga ibihembo inshuro 10, amwima Rasheli yakunze, bamushyingira rero batari bapanganye, yongera ku myaka 7 amufite ibyago n'amakuba, amutwara ibihembo inshuro 10 zose kugira ngo Imana yabyinjiye maze iramutabara. So rero icyo usaba, ongera usabe, burana, haguruka, rwana n'inyenyeri yawe, shaka kwigaruka mu buzima, shaka kwigaruka mu cyerekezo, hagarara wemye, vugana n'Imana, uyitinya, kora byose Imana yakwemereye, kandi urushaho kugira umugisha imbere y'Imana. So to reclaim your star again, you can stop anybody anywhere from manipulating your star. You can stop. You have the you have the force, you have the fire, you have the authority to stop everybody, everywhere, anywhere. What if who manipulate from manipulating your star? Hamagara Imana ize. Dore icyo tugomba kumenya, ongera usabe inyenyeri yongere yaka. Ikindi wibitsemo ubushobozi. You can stop anybody, anywhere, anytime from manipulating your star. Nk'uko Imana yagaragaye hagati ya Yakobo na Labani nyirarume, ikamukura muri iyo nzu ya hariya. Yaramubwiye ngo and told him to leave Laban's house where he was being manipulated. Jacob left, but Laban chased him because he wanted him. His star is all what he wanted. Jacob's star made Laban successfully. Yaramukurikiye kuko kuva yagera kwa Labani, inyenyeri y'uwitwa Yakobo yakoze akazi. Amatungo ariyongera, intama ziriyongera, ingamiya ziriyongera, ubukungu buriyongera. Urumva ko Labani hari igihe ugira umukozi mu buzima akakubera umugisha, hakaba hari igihe ugira umukozi akakubera nirabo wa mugani w'abana, akakubera irabo mu buzima. So rero kuko yaramukurikiye, aramuhiga, atari uko akunze Yakobo, ahubwo kuko inyenyeri ya Yakobo. Tekija mvuga mu cyongereza uryumva. Jacob left, but Laban chased him because he wanted him. His star is all what he wanted. Jacob's star made Laban successful. Nkuko umukozi w'Imana Yosefu yageze kwa Potifari ngo ibintu biriyongera kubaho kwiza. So urumva yarakurikiye Yakobo kuko yamubonagamo ya nyenyeri, yari umugisha kuri we. Waruzi neza ko hari naho uhagarara wavuga izina ry'uwo muntu bakaguha akazi. Kuki burgiye bakubaza ngo dushakira abantu 3 bakuzi, uzashyireho utazwi urebe, cyangwa uzashyireho wiboneye witoragurire urebe. Azavuga ati uwo muntu ati bandi igisambi ndayingegera ufitwe ni muhamagare. Waruzi kari inshuti ariko no mujura w'inyenyeri yawe. So ugomba ro kuyigaruza bubi na bwiza, ku ngufu zose, mu buryo bwose, mu bintu byose, mpaka ugeze ku ntsinzi yawe nyayo. God bless you so much. Ibi bintu ugomba kubyumva, ugomba kubisobanukirwa, ukamenya ikintu. Ngereka ngusengere muri iri jambo, mvuge ngo Data wa twese, Mana ishobora byose, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana aho uri hose, ngaruye inyenyeri uno muntu, ngaruye ubuzima bwe, ngaruye icyerekezo cye.
uwamutwaye inyenyeri n'uyikoresha, urimo ukoresha amahirwe ye, urimo ukoresha uburyo bwe, nk'uko Labani yungukiye kuri Yakobo. Data yanagenda akamuriganya ibihembo inshuro 10, yanagenda akamukurikira kuko yarakurikiye inyenyeri ye. Ndasabye ngo ibintu by'ibigorore mu izina rya Yesu, nk'uko Adoniya yari agiye kwiba ubwami, hanyuma mama wa Salomo agahaguruka, umwami ati sinabikoze, hakarenga ibindi birori, ndetse akicara mu igare rya se, kuko Adoniya nticaye mu igare. Mwami, niko ngaruye inyenyeri zankurikiye bose, ngaruye inzozi zabo, amahirwe yabo, imibereho yabo, gukora kwabo, gutabarwa kwabo, kurengerwa kwabo. Kandi Yesu ndavuze ngo hagararana nabo, ubarengere mu mbaraga z'ubutware n'ubushobozi kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom shalom. Imana ibamere umugisha. Bye.